umva bro ngufitiye inkuru ibyo nkuru rero nta bintu byo kubona amafaranga cyangwa ibiryo birimo inkuru yawe yihore nta bintu ibiryo nyine ariko ndagutanze imbere ye yananze imbere se ubu ngubu igihe umuntu ubara ahantu Bruce Melody yaje gukora igitaramo ntago wahumva ntamva se ngo yimarire iki ntari buri ngo wakumva debeni ntari bubona amafaranga nta numwe nakumva hatarimo ibintu by'ibiryo cyangwa amafaranga. Okay, igitekerezo cyanjye nakigumanye. Okay, none ngo ufite igitekerezo rero kirimo ibyo ngibyo nakubwiye, kirimo kurya. Nta kibazo mbwira. Hari umubosi inzu ugiye gukoresha ubukwe, agiye gushyingira umukobwa we. Noneho se nyuma y'ibyo turagenda nyine tugiye kuvumba tumwe. Urabizi neza ko turi bumwe. Turanywa ahubwo turanarya turaturika. Ngiye ndabizi neza. Kibyo nuba nta kibazo noneho twagiye. Aho hantu ngo kujyayo, kwinjira no kuba ufite invitation. Kugira ngo bakwinjije nyine ugende umwe urye ugira uti. Hanyuma suri kunindagiraho iyo invitation urayifite. Mfite ariko twayikora. Ariko arasa ufite amafaranga yo kwikoresha cyangwa urayikoresha. Mu type nabonye ufite invitation. Arakuguriza cyangwa aragukopa. Twagenda tukayifotoza noneho tukamwigana tukagenda. Nimuzi ko biri bukunde tugene nta kibazo. Ariko nibidakunda umutwe ndawusandaza. Umutwe ndawusandaza ni uri kumbeye. None se reka mubwire bishobora kwanga ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande bishobora gukunda. Nta kibazo tugenda. Ahubwo so umutipe kwara ari kumbwira ngo azajyayo saa 3 kandi tukaba tugeze saa 4 ubu ntiyagiye. Ese ubwo nyine umva turi bubigenze gute? Ndubwo ugira ubwenge. Umuntu uzi ko yagwaye saa ya 3 ugejeje saa 4 uzi kuri bumukure. Inzara yatangiye kwica umuntu nibwo agira ibitekerezo byo kuyogera ahantu yajya. Rero mfite ikindi gitekerezo. Ikihe rero? Muri rya duka ryo kwa Tanazi. Urabizi ko acuruza inanasi. Ndabizi. Sibyo urumva nge mbiyoboye. Kandi urabizi ko acururiza ku muhanda kwigiriye. Tugiye kugenda ku muvuduko wa danje. Dukuriye nasi mwe dute ducaho. Kamwe se karaduhaza ahubwo tuzane nka urose azane tubiri. Nujya gukurura byinshi bakagufata baguca umugongo nta kibazo. Ntacyo tugenda. Genda irwana nk'umuntu w'umugabo. Ariko nanjye uranzanira. Ngewe urazi se ngewe ikintu gukorera ndagucungira. Ngo unagira ute? Ndagutse se nagucungira ukagenda nawe umutwe bakawujandura. Reka mubwire. Urumva? Namutse ncunze nibyo byabyize. Nagucungira ukagenda ugaterura nk'ina nase nk'ebyiri ukazizana tukazirya. Hanyuma nibamfata. Niba gufata nyine urabyumva nayo urakurikira. Hanyuma uraburi. Hanyuma wowe uragenda uzizana nyine uzana nase. None numara kuzizana nanjye noneho tumara kuzijyana none ndajyana nzizana. Ntacyo tugenda. Tugende. Ubundi waherekera umbwira komeza ugende bwo twabamenye. Ega mutipe kandi tumuyemo amafaranga 7,000 byose. Hari amwambuye kwezi gushije. Turageza gute kandi yatubwiye ko nadufata zatuvuna. Reka mwerekere. Nta gitekerezo ufite se? Ndagifite. Reka tugire abasinzi. Tugire abasinzi tumenyureho. Ariko kuki abantu basinzi? Ntacyo tugerageza turebe. Ariko ntabwo mbyizeye. Ina kuguhi tekinike yo kwishingisha. No muzana ahubwo bugoryi. Uyo manga arahita. Nashaka kwisatura ngibyo ntabwo ndeba mpaka ko nasize namutambukaho ideni rye ntabwo ari buri. Tugenda uraza kubure. Wetin be this? Jesus. You say they wise. Mumu man. Mwebwe uko muri babiri ndababaza amafaranga yanjye ari. Amafaranga yanjye ari. Bisubiremo se? Amafaranga yanjye ari. Amafaranga ye sara amafaranga ye wari. Nana, nta mafaranga ye kubwira rwose. Mugabo binari kuvuga nibikira ikintu kiri budusiga amahoro wowe. Ariko sha ndabona muri kwigira nabi. Kanze mbereke sha. Yego muga. Harya mujya mugira imiti ikuramo abantu businzi. Hano hari ubugabo bwigize nabi bwasinze ariko nyine ndagira ngo mubafashe mubamfashe.
utashaka murakomeje niwe bohereje se ninjye bohereje wasigaye ku kazi sawa ndagira ngo aba bantu ubamfashirize ubankuriremo ubusinzi bafite iyo miti murayifite se imiti iraboneka sawa njyewe ndagira ngo ubankuriremo ubusinzi bafite imiti iraboneka rwose ubundi umuntu agurisha inka akiruka ku nkoko y'eshanu none se muga tuvugishije ukuri iyo pombo ni inyamaswa cyane y'abantu hanyuma urabona uri inyamaswa ubwo nawe ntabwo twasinze rero ntabwo twasinze muri bazima nari mbizi ko mutasinze ariko ibyo bimwe byo rero ntabwo mwabinkuraho ngiye kubakubita mbakubite ku buryo n'amafaranga yanjye murayishyura muyakubye inshuro 3 twapfaga ryari